target kwari ugushimira umusaza bitaga Gashabizi nubwo indirimbo yaje kujya hanze uwo musaza yarapfuye. Kuba rero yaragiye hanze yarapfuye, hari amagambo amwe yamushimiraga byabaye ngombwa ko noneho yose nyagarura muri bwa buzima bwanjye. Noneho kuyagarura muri bwa buzima bwanjye bituma na ya magambo yandi ya nyuma nashyizemo, hari ayo narekeyemo hari nayo nakuyemo. Wumve ngo ntabwo nari buvuge ngo wenda mubyeyi wanjye iki n'iki warakoze ibi n'ibi kandi yaritabye Imana, ahubwo nibure nk'umuntu wamfashije kuwunkura mu buzima bubi nkaba narasubiye mu bundi buzima, nanjye nagombaga kumukorera ikintu gishimishije. Kuko nimba guhera 2009 ari we muntu twabanaga, ababyeyi banjye wenda ntazi iyo baba cyangwa se nanahazi, biterwa n'impamvu z'umuntu, ariko gusa hari umuntu uba ugushyigikiye kandi uwo muntu nta n'ikintu mupfana ntaki, wenda mwarahuye gutyo gusa ari urukundo. Wumve ngo noneho yari umuntu wankundaga kurenza abana be. urumva n'umuntu w'agaco, buriya umuntu wakugiriye akamaro nawe yagukora akantu gato, buriya akaguhora mu mutwe karenga ko kakikuri mu mutwe. Buriya kugirirwa neza ntabwo ari ngombwa kugirirwa ibintu byinshi, ushobora gukorera umuntu akantu gatoya kakaba gafite akamaro kuruta uko wamuha ibintu by'ibirenga cyane. Wenda reka tugarukeho nyuma yo kuri iyo ndirimbo. Buriya cyakubabaza hari ikintu njye mbaza, icyo njye mbaza abaraperi muri rusange. Dukunda kumva indirimbo nyinshi zitandukanye, ariko ubwo turavuga muri kariyeri y'indirimbo zisanzwe atari za gospel, secular music. Dukunda kugira ikibazo cyo muri music ya hip hop, ugasanga wenda ku indirimbo z'abaraperi zanditse ugasanga zikora kugaruka ku buzima cyane, kuko wenda zagaruka ku rukundo, ariko ugasanga uburyo indirimbo yayanditse ifite igisobanuro, ariko twajya kureba mu buryo bwo kuba yakurikirwa tugereranije n'izindi ndirimbo, tugasanga nimba ari kuri YouTube ugasanga views ni nkeya, niba tugiye mu itangazamakuru ugasanga zikinwa ni nkeya. Mwebwe mu birebye mubara kituma indirimbo zivuga ku buzima zidakinwa cyane bitewe n'iki, kandi zo zakaba zitanga ubutumwa, message ikagera ku bantu benshi, ikagira ikintu yabafasha. Wenda birashoboka kandi ahantu henshi bibaho. Kuba bibaho rero sasa ntabwo wavuga ngo bose niko babizi, ariko ikintu baba badushinza ni ikintu kijyanye n'ibiyobyabwenge. Icyo kintu kijyanye n'ibiyobyabwenge baravuga ngo n'ubundi se baramupromotinga ko ari wa wundi aje agapfa muri mu biki, cyangwa se ukajya kumva ukumva ati n'ubundi yarapfuye kera. Niba abantu bakoresha ibiyobyabwenge, ubwo rero n'ubundi bituma udindira kuruta wa umwarani baraza bitewe n'uko n'injyana yabo muri iyi minsi iri hejuru, wagahita atumbagira. Wenda wamutanze mu muziki, nyuma yo kumutanga mu muziki araje ahise atumbagira ngo iwabo bafite ibishoro, kandi nta bishoro biba birenze, ahubwo ni ukuba wa muntu wa mbere batamwiyumvamo nk'uwa kabiri. None se iyo iki kintu cyo kikiyemera kiba mu myaka ya kera, wenda ngo abara hip hop bayishinja byinshi bijyanye n'ibiyobyabwenge, ariko wenda ntabwo twari gusanga atari hip hop gusa, tuzi neza amakesi y'abantu bagiye bahura nabo bagakora hip hop, wenda nka Gisa cy'Inganzo, tumubura n'abandi bahanzi benshi batandukanye, bitanarenze n'abantu bakora gospel nabyo birimo muri urwo rusange. Ariko ugasanga bazaga pointinga ku njyana hip hop cyane, bakayishinja ibibazo byinshi bijyanye n'ibyo. Niba hari baba barimba bavugisha ukuri, nyine ahanini nabyo biba birimo kuba umuntu umubwira ukuri. Nta kuntu uzakora, nta kuntu umupeti wa R&B azakora indirimbo yo kubyina nanjye nkore indi yigisha abantu izumvwa na ba bantu bayikeneye iyanjye, ariko noneho wa wundi we izumvwa na rwa rubyiruko ruri hejuru
nirwo ruyitumbagiza kuko nta kuntu wenda muri iyi minsi ibintu bijyanye no kubyina mu tubari iki nibyo bintu bigezweho nukora indirimbo yo mu kabari twibyinire iki n'iki nanjye nkazana ati bantu banjye rwose iki n'iki tugiranire urukundo uku tubigenze gutya ntabwo bazabyumva kuruta kwa yego twakomeje kubaha ikaze bakunzi ba Frizone ariko ndacyafite ibibazo byinshi byo kubaza turahari kabisa turebe izi style za Afrobeat cyane muri iyi minsi izi ndirimbo mujya muzireba mute ni message yihe mubona zitanga mukurikije ko mujya muzumva uko muzibona imyandikire yabo se yaba hari andi makuru meza atanga muri society ko njya ndeba nkabona biragenda bifata indi ntera mu bijyanye no gukurikira cyane cyane birashoboka yuko ntabwo ari zose zikoresha ibyo bishego ahubwo ni ukureba ese umuhanzi ukoresha ibishegu ni uwuhe ariko nanone reka wenda urundi ruhande mbagaruke reka babikoreshe kuko nibyo bigezweho ibyo bibasha gucuruza bikabasubiza amafaranga bashoboye none se nkanjye nibure ndi kwishakashakisha nzabona bakuru banjye ibyo bari gukora ubwo se ngewe urugero rwiza bazaba bari kumanura nyine bazaba bari kuma nanjye gukora bya bindi bari gukora ariko noneho nkanjye ubu ufite tagete y'icyo nshaka ngarura ubutumwa niyo kariyeri yawe kuruta uko ubutumwa bw'abandi ubwo noneho ngewe ninkoresha ubutumwa bwanjye wenda Imana ikamfasha n'abafana kubera ko umuntu akorera abafana ntabwo ari we wikorera nzagerayo nta wunziho ikosa ryo gukoresha ibintu bibi nk'ubu ngubu hari benshi tujya duhura nkikorera muri Sky Boys nka Gisa cy'Inganzo twarakoranye nyuma yo gukorana nabwo yanjyanye ahantu gutya mu gipangu ukuntu nyine tu n'iki ubwo bituma nyine mu gusohokayo n'igihe wamwishyuriye bitewe n'ibyo nyine we yaranjyanye kurebayo kandi nta gahunda mfite n'igihe wamwishyuriye bitewe n'uko bari bakinze igipangu baragikingura turasohoka nyuma y'icyo gipangu mbaza ati habaye iki jama wanjye yansize ku kindi gipangu ngaraje nyuma nagiye kubona mbona amapingu yayambaye abasirikare baramuzanye ubwo mu kumuzana ntabwo narenze ko wenda akoresha ibyo biyobyabwenge wumve ngo nanjye iyo mpatanira kumukurikira nanjye ngomba narayariye ariko ngewe yaragendaga akankurura ati vayo tugende nkumva igitima kiri kudira ndangije ndamubwira noneho wowe nimba hari akantu ugiye kureba genda uransanga hano nagiye kubona mbona nta n'iminota 30 irashira ngiye kubona mbona abasirikare banciyeho baba baragiye baramufasha ngaho tekereza noneho nanjye iyanjyana gutyo nkagerayo bari burinyweshe none bari burinyweshe ku ngufu nkanabigenderamo ariko buriya gusa wenda nanone Gisa cy'Inganzo ni umwe mu bahanzi dufite beza pe ntabwo nabura kubivuga nta n'undi wabireka Gisa cy'Inganzo afite ijwi afite impano ariko ikibazo ni bya biyobyabwenge tu rero nk'abantu wenda dukora music nitwe twagumura abanyarwanda nitwe twagumura abandi banyagihugu ariko nitwe basubiza hasi bagasubira hasi kuri level dushaka afazari rero kugira ngo twese tuhundukire mu bishego n'ibiki byose twe dukora impanuro icyo cyo uvuze binyibukije ibintu ari ingoma twari ko duhuze baraturuguye hari ibintu turakora kandi yageze rero
wenda twari tugeze kuri hari umuhanzi nyine wari uri kumbwira hari umuhanzi Diplomate ejo bundi kuri Flash TV bari bamutumiye baramubaza ngo kubera iki ngo adakora indirimbo zimeze nk'iz'abana b'iki gihe barimo gukora ubu ngubu barimo barakora iki Diplomate bari n'umuhanga cyane nawe buriya ukuntu yabasubije yararebye aravuga ati abantu ntibasubiza barambaza ibibazo byinshi kandi bitari ngombwa arareba aravuga ati rero njyewe impamvu buriya umuntu ateguye amafunguro agashyira bife hariya umuntu wese bateganya ko umuntu arya ifunguro yifuza ntabwo rero abanyarwanda ntabwo bakeneye ifunguro rimwe harimo abakeneye ubutumwa ntanga harimo n'abakeneye ubutumwa ab'iki gihe nabo batanga niyo mpamvu rero tugomba gutandukana na bariya mu myandikire baba bafite uko bandika n'abafite uko nandika niyo mpamvu nahisemo uburyo bw'imyandikire ni nkaho yakababwiye ati muzahitemo ifunguro muzafata mu magambo makeya cyane muzahitemo iyo muzajya mufata nibyo rero bisa binyibutsa buriya Diplomate ni umuntu w'umuhanga kuva na kera kugeza n'ubu ni wa muntu aracyari umwimerere cyane wenda nuko atagikora cyane ngo ashyire indirimbo nyinshi hanze ariko ejo bundi Karinga nabonye iri muri 200 yari imaze kubigezamo iriya ndirimbo ni nziza cyane kubera ikintu ndi kwako n'umuntu yandika buriya n'ikintu cya mbere twajya dusaba abahanzi iyo bakora indirimbo bajye bateganya ko iyo ndirimbo nyuma y'imyaka 10 izaba iri ku ruhe rwego nyine izasiga ubutumwa ki muri urwo ruganda rwa music turimo kuko urabona hari ukuntu umuntu akora indirimbo ikarya hit by'akanya gato ariko nyuma y'amezi umwaka indirimbo ukajya ntigize nawo ikibagirana kwege ko nyuma umuhanzi ntigize nawo ariko buriya iyo umuntu afashe indirimbo akayandika neza wenda ku bantu b'abahanzi turi no gukora ikiganiro kijyanye na music kugira ngo ukore music iri international cyangwa se music ishobora kugira akamaro muri societe no kwita mu myandikire uri indirimbo yose iri mu ititaweho mu myandikire ko byagera kose indirimbo imara igihe kirekire urabona tujya duhindura tukumva indirimbo za kera z'ababyumvore b'amasabanyangezi bamakanyaga izi ndirimbo mpamvu tuzumva ni uko ari indirimbo ziba zikozwe neza zikaba zikozwe neza zifite igisobanuro buri ushobora kuyumva indirimbo ukavuga ati indirimbo ni iy'urukundo ariko nubwo ari iy'urukundo ifite ikintu igamije bitandukanye n'indirimbo wenda ushobora kumva z'iki gihe kumva baririmba bagatoneka amagambo ariko kumva harimo akavuyo ntumenye n'ibyo ari byo ntubyumve ni nk'iyo mugenzi wanjye Agateka yavugaga buriya ibishego biriho muri iyi minsi nk'umuhanzi urimo kuzamuka mba numva yuko umuhanzi mugenzi wanjye aho yaba abakajya nibuze basi indirimbo aririmbye igire ubutumwa isigira buri muntu wese nubwo yaba atakiriho mu gihe runaka ariko nibuze akaba hari ubutumwa yasize n'umwana uzanamukomoka akumva yuko hari ubutumwa yasize ahubwo uzi kumva iyi ndirimbo ntiwifuze kuzongera kuyumva biteye agahinda cyangwa kumva ni beat ariko nta magambo ntabwo irimo umuntu agahindurana gukora indirimbo nyinshi ariko zitagira ikintu zifasha tumeze nk'abari muri competition uvuga ati umeze nk'ufite kazi ya byeri uvuga ati kazi ya byeri ijyamo amacupa 12 ugaharanira yose kuyashyira imidoka ya kazi yuzuye gusa ariko wagera hanze ugasanga ibyo ushyize hanze ntacyo bimariye abo bikoreye kuko buriya abahanzi buriya njya nemera hano mu Rwanda buriya ukunda gukora ibintu kandi akabakora ibyo byitayeho buriya umuhanzi umushyashya niyo Bosco buriya afite ukuntu wenda nawe akora muri style zisa nkaho ari iz'iki gihe nazo ariko nibura we ikintu akora agira uruhande rumwe anatanga n'umwanzuro niyo Bosco arahindura afite ukuntu akora indirimbo akazihindura akumvikanisha impande zose ariko mu mirangirize y'iyo ndirimbo agatanga umwanzuro kandi uriya mwanzuro aba atanze asa nkaho ubaye mwiza kuko uzarebe yaza ndirimbo za niyo Bosco hari ukuntu umuntu yumva indirimbo yayumva akafata iyi ndirimbo ikaguhora mu mutwe ukumva ari ya ndirimbo ihora mu mitwe igarukamo buri kanya bitewe n'imyandikire
bitewe n'imyandikire. Ariko iyo ufashe nk'indirimbo nk'iyi wenda ukakubita biti ivuye kwa Element n'urugero akaririmba ibintu bipfuye ariko n'ubundi bikarangira hitinze uzanareba inshuro nyinshi wenda ku banyamuziki wenda benshi bazanabireba babikoze n'abatarabikoze ari ukuntu indirimbo zigahitinga gahitinga muri iyo minsi abanyamakuru bakayitaho ariko mu kuyitaho cyane bikarangira isa nkaho igenda uko ya hit yari ifite ikagenda imanuka none ikazagenda ikazimira rimwe ntizongera kwiswa ko yigeze kubaho. Ibyo ku bahanzi bamwe na bamwe nabonye bigiye